ngomo utahukanye ahubwo nagiye gucuruza najyanye amasaka ku isoko utahukanye waburi umuswa urwego nderunwa kano narimetse n'umwana macuri waretse kumva ko yo murangiye gifite urwego nderunwa ndaruhamya ndaruhamya ngeze mu rugo nkumva nashaka umugabo nkubita kuba nangira kwiyenza nkajya mbwana ubundi uri mugabanya bake ubundi egoko mu cyaro rero ntabwo twambaraga inkweto twari turi ku kabara abandi bari bambaye inkweto ubundi we bitebye natangiye kumusuzugura iwanjye iwawe ntaho njya ntaho njya nategereza bazaza kunyura bankure none n'amenyo ndica umunsi umwe uvuyeho wa kabiri uvonegeje umukobwa ndamubuze ntago yahitaza ntago yaje sibyo navugaga nanjye ntabwo naza kugucyura naramutegereje ndakubura noneho ninjye nicyuye naricyuye ngomba kwinginga mama wambabariye hari umugabo yaragiye abwira umukobwa aramubwira atumva rero muko ndagukunda ariko nta nka dufite urumva nta nka dufite ndagukunda rwose numva nazabana nawe umukobwa arambwira turabizi niba nta nka ufite hano uzajya uzuhinge buri munsi uzajya uzuhingira iwacu urumva ariko na kera no muri bibiliya yaragihingiye muri byanditsemo yaragihingiye umwaka bari ba Yakobo n'abantuza uriya muhungu wa Aburahamu ni Isaki bajyaga gushingirwa bakamara imyaka 7 baragira intama z'abasore bagatuka abantu kami kamuntu n'umutima we ngembuze majorité yarivugira ibyanjye sinjye avuga iby'abantu majorité yabo koremba afite amabara menshi mu kanwa kanjye muri rusange abenshi muri bo sibyo uzasanga uburere nk'ubwo wabukura kuri banyina uti kubera iki reka nze ngurugero sibyo Sodoma wewe wabukuye kuri so papa wanjye yari imfura cyane umuntu wagenda gutya ku murongo nanjye niko ngomba kwambara ubwo komeje kujyana ntabwo yamubeshye yaza kujyana nkawe naba yarakubyaye yego niko kuri burya ngo ibirori byiza inama ndetse n'izindi eventi ubibwirwa n'akanyamuneza kari ku maso y'ababyitabiriye va ku giti rero darumuno Catering Enjoy Limited ibaye igisubizo tugutegura amafunguro meza yo kwakiriza bitabiriye ibirori byawe nk'ubukwe anniversaire inama n'ibindi bitandukanye ku buryo batahana akanyamuneza dukorera i Kigali ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone 0788165657 waduhamagara kandi kuri 0782232292 ushobora kandi kudusura kuri website yacu enjoyrestaurantkigali.com. Catering Enjoy Limited igisubizo cya serivisi iboneye buri wese. Yes, ibihe byiza ndabasuhuje nanone mbahaye nikaze nshuti bakunzi bacu mudukunda mudukurikira umunsi ku munsi ngewe nyita GB Entertainer naho kuri kamera muri kubona ko ndi kumwe na mama wa Pape batangiye kuneretana ndi kumwe na Nyagahene abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba irengera bwaryo umujyi wa Kigali mama wa Pape umujyi wa Kigali gusa se turiza abantu bari muri diaspora nyarwanda ngo diaspora nyarwanda ariko kantu ngiye ko abanyarwanda niko kasa abadiaspora ngo ni nyarwanda ari umuntu yigeze kunsetsa ari umuntu wavuze ngo abadiaspora abanyarwanda nta kintu batanga none ndabwase butarapu nuzabaha none n'abanyasigaye bamuhindura inka bamugize idede ari gihe muhindura inka ubundi bakamuhindura ipusi ubundi bakamuhindura intama ari umuntu ubwo rero ibintu uvuze ko diaspora nyarwanda niri mu kazi wa kino ndakubwira impamvu mvuze icyo kintu yakoze yimwe ntago ndi kuvuga icyongereza vuga ikinyarwanda nyine ntago ndi kuvuga igifaransa ndi kubwira umuntu twumva nukuvuga ngo umudiaspora wese ubasha kumva ururimi uba hanze umunyagihugu wese uba hanze y'igihugu cye ari umudiaspora buriya se yes bunangiye na mu diaspora n'umukongomani uri hano
ni umudiaspora w'umukongomani muri Kongo, mu Rwanda ariko w'umukongomani. umva se nanjye ubu ngiye naba umudiyasipora uvuye hano ukajya i Bugande waba ubaye umudiaspora w'u Rwanda i Bugande. Ni nka ambasaderi ngera nkajya ndoheje oya ntabwo usanzwe ujyayo i Bugande njyayo ubaye umudiaspora urumva Tanzania njyayo urumva nari hakurya batarafunga natembereyo muri Kongo niyuraye mu kabari udatashye nabwo ubaye umudiaspora uzi reka bisobanurire kuvuga ngo inzu yawe sibyo inzu yawe so turayikodesha cyangwa se warayubakiye ariko noneho ugiye ahantu ugiye kunywa icupa cyangwa se ugiye mu birori hano hirya mu Nyabugogo ariho hose aho wajya hose noneho iyo nzu yawe ntuyitahemo ubaye umudiaspora mu nzu yawe iyo warayihanze mu bya diaspora mugashyekera naho tuyita abadiaspora ibyo biro ndabihakanyira oya wewe bazisobanukirwe diaspora ni utiyoza uteza nakavuza ngo bagutere bazisobanukirwe diaspora ni reka nsuze inshuti yanjye y'umudiaspora Nzovu. Yes, Nzovu yaka. Inshuti yanjye bamwita Manzi. Urumva yitwa Manzi Elise Abatanzania. Kera twajyaga tuba abadiaspora. Reka kubwira impamvu Nzovu ari umudiaspora. Wari ukomeje. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ufite imodoka sibyo ukayisiga hano ugasaba lift mu yindi modoka ubaye umudiaspora w'iyo modoka yawe yerekana ugakoresha ikintu cyawe kandi ugomba kuyikoresha buri munsi ubaye umudiaspora wacyo mu kindi wagiyemo uratubesha inzu yawe ntabwo uyirayemo wayikodesheje ukwezi kose ukayiramo iminsi 12 cyangwa se iminsi 9 ahandi urara ni hanze ya yanzu nagaye umuntu wese uri hanze ibintu uri kutubeshya ngiye kukubeshyuza nanjye ibyo bintu ndavuga reka nkwereke ufite umugore murabana mu nzu biranze urahukanye yego nawe ubaye umudiaspora abagabo barahukana nabo iyo wahukanye igihe wahukanye rero bitandukanye no kuba umudiaspora uko diaspora ariko nabyo ni nabyo kubera ko iyo wahukanye amaherezo urataha basatse hagiye inyuma wogiye hanze y'urugo nushaka umugore uzahukane wumve biraryoha birabiha ariko hari igihe wumva uciye nk'akagozi waba uciye nk'akaziriko ariko amaherezo kakagwihambiraho ukazongera ndakubwiye ngo uzahukane nushaka umugore ariko kwahukana ntabwo ari byiza kandi mbigutumye yewe umugore wanjye yahukanye ntabwo najya kumucyura kandi mbigutumye noneho yewe umugore wanjye yahukanye ntabwo najya kumucyura kubera bavuga ngo umugore yahukanye ngo umugabo aragiye kumusaba iwabo arapfukamye mumbabarire amakosa ni ngewe kandi nta nayo yigeze agira atariko mumbabarire ngo umugore wanjye rwose ndamukunda akagenda akabatura amayoga agatura ibiki ntabwo najyayo tere nigeze ntabwo hano tuba twicaye imbere ya kamera turi kuganira n'abanyarwanda n'abo hakurya no hakuno nigeze kwahukana rero urumva nagiye nywera urwagwa ndarufungisa neza urarwumvisha ngo nabaga mu cyaro nyine inzagwa ni nyinshi hari za bareteta hari za yewe muntu hari za umuntu nanyweye cunga umuntu utahukanye ahubwo nagiye gucuruza najyanye amasaka ku isoko utahukanye waba uri umuswa urwagwa nderunwa kandi nari metse n'umwana macuri waretse ukumva ko iyo nkuru ariyo nyifite urwagwa nderunwa ndaruhamya ndaruhamya ngeze mu rugo nkumva nashaka umugabo nkubita utangira kwiyenza ntangira kwiyenza nkajya mbwana ubundi uri mugabo nyabake ubundi mu cyaro rero ntabwo twambaraga inkweto twari turi ku kabari abandi bari bambaye inkweto ubundi we bitebye natangiye kumusuzugura ubundi we habari zako ariko nyumvire vrema tuzi abagabo twatwicanye tuvuye ku isoko inkweto bari bambaye nisharire cyane nawe ngiye nambaye ibirenge nta bagabo urimo reba ngo nagiye ku isoko nikora amasaka none nanye ibirayi cyangwa umuceri mu cyaro twaryaga umuceri twishije umunyana n'ubu Kagame ubuzubahwe none turawenga ukera turawihingira ukera turya nk'abarya ibijumba noneho wakintu umukoboyi yego wakintu abaragusimbukira umva ati reka nze ngukocorese ati ngumi yaye numva nibeta ngo nundi munsi ntuzongere ati ntuzasubire kuko abantu batajya bavuga nuza ariko ngenda bivuze ngo ngumi bayita gaswera ubundi iyo ngumi bayita sinabyaye
bahita sinabyaye noneho ndigaragura nisharirisa ariko siko hari igihe umuntu agukubita ugata ubwenge yankubise imwe gusa ugatubwira ukumva uracanganikiwe ku mugani wa nzovu ubundi inkoni bazangisha inkoni noneho ubwo ndavuga ndashaka kwahukana reka nigendere shaka nibyo washaka numva mbishaka cyane ko kwahukana najyaga kumva umugore bagiye kumucyura nkumva ari byiza byatari noneho sinagiye iwacu ndetse nigira kwa nyogokuru ndavuga ni iwacu natazasangayo ahubwo ushobora kujya iwanyu bakakwirukana subirayo wimvugira ibintu yego narigeze kwa nyogokuru wikihutisha inkuru wikihutisha urumva asanga hariyo mama ku mutima noneho narazindutse kare ngo naraye ukwanjye mbyuka nafunze n'imyenda nayiraja mu giti cya voka mpita ngenda singeze iwacu usanga mama arwaje nyina ngo yararwaye nabwo abagore batatu mu rugo urumva mama turi kujya he ndahukanye babaye ikibuno bankubise ingumi ni gutya na gutya rwose ati rero hano ndwaje mama ntabwo ugomba kuguma aha subira cyane iwacu ubwo nasubije iwacu byose byahe nanze kujya nari kubona itike njyana yagusubizaga iwawe cyangwa yakubwira ngo ujye mu rugo yasubizaga iwanjye ntaho njya ntaho njya nategereza bazaza kunyura bazaze bankure none n'amenyo ndica umunsi umwe uvuyeho uwa kabiri uvuyeho negereje umukobwa ndamuguze ntabwo yahita aza ntabwo yaje ibyo navugaga nanjye ntabwo naza kugucyura naramutegereje ndamubura noneho ninjye nicyuye naricyuye ngomba kwinginga mama wambabariye yarambwira ati singuherekeza yaragiye ajya kwikopesha urwagwa mu kabari amacupa 15 ashyira mu gaseke ndataha nabuze aho nyura nimuzahukane nubwo mushutse nyagahe narijyanye ndanigarura bayida yewe nanjye ndakubwiye nanjye umugore wanjye yahukanye yakwigarura ubwo rero nyagahene nkubwire wowe nuko yakwigarura utarabe nararibonye atakwigarura nabo nka mu iminsi nka iminsi nkamubarira iminsi 15 ataraza iyo ni preavi iminsi 15 ataraza agahita mu diaspora wa 15 warahukanye ngeze najya kugucyura yena mu iminsi 15 none uragenda ukabura uryama ukara n'abana biwanyu urumva ugasubira ntabwo wafata icyumba cyawe urana na barumuna bawe ukongera ukaba umwana kwahukana biragahera nk'umurizo w'igihe birakuvuga n'umuruho hari abantu bashaka kubigira nk'umuco nubwo nabyoheje nyagahene abantu bashaka kugira nk'umuco akumva ngo ngewe nimara kugera mu rugo umugabo nzajya mwiyenzaho ankubite mite nahukana ariko b'iki gihe bafite kata abagore b'iki gihe cyangwa abakobwa b'iki gihe muri minsi abagabo nibo basigaye bahukana oya ukuntu bahukana umukobwa murahura nkanjye mama w'abapapa masenye naye akoroshya ijisho agakubita ibuno rikagenda rimeze nk'iririmo amazi urumva we ntabwo urabona ibyo bibazo umusore munaturiya mukobwa namushyize mu rugo nabampiye nabamubyeyi agahita ajya iwabo ati nabonye umukobwa bakavugana yamugeza mu rugo sibyo amezi menshi ni atandatu yose uzi impamvu yuzuye 6 se bajya kwa noteri kudefurusanya bya divorce ntibikaza ariko divorce niyo mpamvu yuzura 6 bayiha umwaka nyamara batiriye y'amakimbirane yo guhangana n'amezi 3 y'inkiko yo kumutera ikibuno atandatu y'amakimbirane atatu y'inkiko n'atatu yo kubyigaho umwaka ukuzura ubundi uyu mudayimoni wateye mu ngo z'abantu kuko imana yamukuyemo ibyo ni ibintu ukuntu noneho mama uzi ukuntu gufiyasanya biryoha nyagahe nuko utaragira umuntu muteretana ngo mvuge ukuntu gutereta biryoha asubona ari iki kibimuteranya gahe biraryoha biranavuna ariko njye ariko mbanze nkubaze ikintu kimwe njye sinshobora kumvisha ukuntu umuntu muzima ufite ubwenge buzima wize cyangwa se utaranize ariko utekereza neza ashobora gufata umwanya akajya guhinga ngo agiye gutereta agahora eri wabo w'umukobwa amutelefona amohereza amayinite kandi wamwohereza amayinite agahamagara abandi urabona azakwizanira yewe hari umugabo yaragiye abwira umukobwa aramubwira ati mva rero mukobwa
ndagukunda ariko nta nka dufite urumva nta nka dufite ndagukunda rwose numva nazabana nawe umukobwa arambwira turabizi niba nta nka ufite hano uzajya uzuhinge buri munsi uzajya uzuhingira iwacu urumva ariko na kera no muri Bibiliya yaragihingiye yaragihingiye umwaka bariya ba Yakobo na bantuza uriya muhungu wa Aburahamu ni Isaki bajyaga gushingirwa bakamara imyaka 7 baragire intama z'abasore ikibazo imyaka 7 kugira ngo bazamushingire kugira bazamusi none wagihingiye umwaka wose barayengaga urabizi ibishyimbo byera amezi 3 iyo ni season iyo ni igihembwe cya igihembwe cya mbere cy'ihinga arahinze icya kabiri asubira yahinze ibigori umwaka urashira urangira mugati ati nagiye yarangiye umugabo yarashaje umugongo warahetamye n'umukobwa aravuga ati aturi umugongo waracitse uzamarira iki ko uzagenda gute ko ubu uhingiye hano umwaka umwe iwawe uzahinga kangahe ati shyira amata munera ukomeze urebe undi nambara gugifite yarahinze umugongo warahetamye bayita namurogesha ariko nyakahe umva nyina wakintu n'umuntu agutumye wakora uburozi wabukura yewe ko buhari uraharisha urahari bukora icyangugwa ari umuhungu nubwo wari urumva ari umutipe wigeze gushyira abakobwa babiri ako baramutamitse wa mugani inkuru yari umuntu bamuroze niyemera ko yari yereka nkubwire mwana ntabwo yakwemera ko abase wakintu yewe ntabwo nafata umwanya wo kwirirwa nirukanka abakobwa hano nzi n'uburo buhuye ikindi kandi abari kumwe nawe nonaha nyuma ya saa sita ari kumwe n'undi ejo mu gitondo ari kumwe n'undi nimugoroba ari kumwe n'undi none se ngewe kuki ntajya muri abo ngaho ese nyagahe umuntu akubwira ati wumva wakunda wenyine ndanakubajije wumva wakunda nk'umukobwa umeze gute warereye iwawe ese arabarererwa mu giti ugeze ubona umukobwa urererwa mu giti hari umukobwa ugeze imyaka 12 ku myaka ye 12 ube wagira icyo umubwira adashobora gufata umwengo akubwira wewe wumva wamubwira iki ni ukuvuga ngo ngewe nshaka wa mukobwa warezwe na nyina umva mwa bakobwa mwe reka nze nkubwire reka niyo ugiye gushaka umugeni cyangwa se umukobwa ushaka gukundana nawe cyangwa wumva ko mwanagiye n'icyo mupanga zobanza urebe nyina mwapanga urukundo zobanza urebe nyina none se uko ngenda umweho ko nta mukobwa mfite wagumiye okay ibyo ngibyo birumvikana wowe uri umweho sibyo kandi koko uri nawe uri umweho pe ariko kami kamuntu n'umutima kamera bagatuka abantu kami kamuntu n'umutima we yembuze majorité yenivugira ibyanjye sinjye vuga iby'abantu majorité yabo ko nemba afite amabara menshi mu kanwa kanjye muri rusange abenshi muri bo sibyo uzasanga uburere nk'ubwo wabukura kuri banyina uti kubera iki reka nze ngurugero sibyo Sodoma wewe wabukuye kuri so papa wanjye yari imfura cyane mwagenda gutya ku murongo nanjye niko ngomba kwambara ubwo komeje kugenda ntabwo yakubeshye yaza kugenda nkawe naba yarakubyaye ni intambwe nziza urumva papa yagenda nkawe ntabwo aba yarakubyaye ababyeyi bacu menye ko kera ntabwo bari bameze yagenze kukurenza none se wigeze wumva divorce na mama ntabyo numvise nta nibyo nkeneye papa wigeze atandukana na mama wawe oya bakozana na yubiri y'imyaka 50 baba none se uyu munsi abajene bakora ubukwe so gukora ubukwe amezi 3 bagahita badivorce bavuga umukobwa basubona biterwa n'iki bitera nuko umukobwa avuga ati uyu musore arangije mu Buhinde cyangwa se mu Bushinwa araje ni engineer afite inzu nziza cyane cadastre iri hariya imodoka nziza dore ngiye ndo ndayipangira umushahara wafite dore ngo basezerana ngo kuva mu mutungo kandi nta mukobwa nawe afite umukobwa bagiriwe mutungo ubu ugiye guseka wowe sikariso n'agakafu kandi nabyo atiguriye umutungo w'umukobwa ko ari amabere n'ikibuno oya mama bapanga iyo bimaze kurwa ese bagiriwe mutungo abakobwa nese ibyo ni umutungo bafite ntabwo twebwe n'umutungo dufite babyita umutungo hano mu gatuza umuntu utekereza neza uvuga ngo yego dufite umutungo hano uyirabuje nyashi kuri nyashi ubundi iyo umugabo aguturutse imbere ureba hano kuri rasani iyo umukobwa urumva kugira ngo nyine niko amaso yacu akoze atari hano kuri rasani y'umugabo buryo uzatambuka ucunga umukobwa
umwitegeza nk'uko mbigutumye umukobwa atari yakurira sahani y'umugabo azagira ureba kuri lisani ubwo bari kureba iki noneho ni ryari bigwa abantu baba bafite sinzi ukuntu ako kantu kaza noneho umukobwa nawe bahungu bahita bajya kora mu ntege niyo babona bikuramo imyenda bakagenda bagaragaza amaguru n'ibibuno ako kantu n'akageso kaba ku gitsina gitandukanye bahita urumva wa kintu ikibuno kimaze iki ikibuno nta kintu kimaze ari weko kuba yambara neza akambara akaberwa akagaragara neza none se iyo bavuga ngo karaga nyashi ko batavuga ngo karage gufa nk'abantu babana n'ubumuga bwo bafite ubumuga bwo kutabona izo nyashi baba batazireba kandi bagakunda abantu bafite ubumuga bwo kutabona burya bari imitima yabireba kurenza bafite amaso areba gutya hano burya bafunze gutya akareba cyane akamenya n'umukobwa mwiza ariko nyashi yatambuka gutya nta aba yumva ijegera yumva mu mutima we ni mu mutima nyine atambuka agenda ijegera arimo yumva kandi uri mureba ntabwo burya abantu bose bakanuye ariko baba bareba wakina twe tureba microscope ndi kukubwira ngo abantu bakanuye bose siko baba bareba wowe ngiye nshobora kuba ndeba mu mutima wawe uwawureba n'amaso ufite kandi nkawurebesha umutima wanjye nibyo nkubwira uburyo ngewe utaza ngo umbwire ngo ndagose ngarabona ndagusekera urasekera igasekere bote abantu bose ntabwo abantu bose bakanuye rero baba bareba icyo kintu ndakikubwiye imitima niyo ireba burya ibi ngibi ni ukureba inyoni zahagurutse ni ukureba abantu bahita nk'ibyo ariko umutima urareba wakintu ukitegereza reka tubwire abadiaspora badukurikiye rero ko nyashi rwose zirahari mu Rwanda no hirya no hino ariko ntimukite kuri nyashi gusa mujye mureba n'umutima w'umuntu murebe n'uburere ariko wifite n'abanyarwanda muri rusange kandi saba diaspora reka tugere muri wa mwanya w'ibibazo bikeya kugira ngo tugare no ku musozo umuntu yitegereje mama w'abapampe aba afite agasaha yateretseho ko nawe urareba wa muhungu aba afite impeta nka 10 na sa reba wazibonye abanyamakuru nicyo kintu mpfa n'abanyagaye baranaliza bakareba n'akadomo namba sinzi ko mbifite arareba n'akadomo nakweho urugi ngira ngo wenda urebe mu maso honyine urebe agasura keza wakinguyeho ugira ngo urebe urebe agasura keza iyo inspiration yo kwambara nk'abapampe uyikuraye kuri cyase gano umusitari ngewe niwe twama papa kandi umusitari like umuntu akurebye abona nyine kuri umubyeyi umumama ariko wigenge wa kintu tatara abyeyi tubona umubyeyi wigenge wirazi ubwo bamba niyumvamo ubugenge bwange nyine nkavuga nti ari abantu bajya ngo se papa ngo kuki udasaza ngo kandi ngo twebwe ngo ngakubona nk'abantu ngurisiga amavuta akemera ubwo mitambabwa nimwabwiye Imana mukisiga amavuta akabafata bigakunda mwabwiye Imana mukisiga amavuta agafata iyo Imana itemeye ko amavuta agufata ntagafata kandi Imana ikivuze kiraba cyanyuma kuri mama w'abapampe abana bawe babyakira gute abajama banje abana bawe bifashe ku munwa barumiwe yego bifata ku munwa ngo mama araraburije bifashe ku munwa nta nubwo batinyuka no kumbata ibyo ni ibiki dushota kabisa reka twiceceke hari ujya yifuza kugenda nkawe barahari abuzukuru banjye ahubwo nibo babishaka uko bikose ntabwo wabura umuntu ufite n'abuzukuru akora kubiye koko uri mu mubiye kenshi uri gufana iyihe njyewe muri no minsi ndi gufana Ubufaransa abafaransa kabisa niyo Cristiano ariko gutsindwa n'umusitari nk'akanyagwa bibaho ni France na Mexique abasitari muharanire gutsinda Cristiano yarayatashye Cristiano bamutsinze urumva abantu nawe ndamukunda Portugal yatashye Cristiano ararira none abantu bakajya bavuga ubure Cristiano ngo agira amarira hafi ngo muri buryo agiye kurira ararira se byonyine araboroga ari byo wasanga naratariye bati buri yagiye kwe noneho nawe yagiye kora mbona imitsi yose irarira uzi gukuturuza mu gikombe cy'isi kuva igikombe kandi uri umusitari ngo nibwo bwa mbere ngira ngo bashobora kuba baratwara igikombe cy'isi kera cyane none ubu kandi we kuva yajya muri Portugal ntaratwara igikombe cy'isi bati rero ikigiye gukurikira irakina ikagera kure kuko ari Cristiano igera kure ariko ikarangira nyine ari uko rero ni ukuri abafana Cristiano rwose ndihangane ndabihangarije kuko nawe yareze imitsi umutsi w'akabuno turika ndeba urumva
bamwita Nyagahene. twebwe rero Kiri gute? Bon. Umeze fresh? Kabisa turashima uyu. Filime zimeze gute rero? Bon, filime karibyo waje akabazo keza cyane. Bon, muri iyi minsi no mu byatumaga mugaho gakeya nabyo birimo. Ntubimbwire. Ko turimo turitoza, turimo turategura, turimo turapanga ashaka gusubira gucuruza amasedese. Oya. Urabona iterambere aho rigeze. Ahubwo nawe urababaza. Iterambere aho rigeze, ugiye kudusubiza inyuma mu majyambere. Ugiye gusanga gucuruza amasedese. Oya, kudusubiza inyuma mu majyambere. Uvuga ngo filime zaje zibageraho nkuko bisanzwe bibageraho. Nko ku ma YouTube channels cyangwa se ku makanale akomeye. Nizo kwandisa. Hari filime turimo gukora yitwa Zirarazishya. Mugiye kuyisubiramo murimo murayivugurura kwa Karamani se. Oya. Murimo murayivugurura. Kumwe na Habyarimana Charles. Barimo baravugurura Zirarazishya. Kumwe n'abitwa ba Samusure. Yego. Ndi kumwe na Nyirakanyana. Yego. Kumwe na Nyirankende. Baragarutse. Mukarushanga. Cyokoza barabamama na Nyirankoko. Barabamama ndabakumbuye. Kumwe abantu bose bigeze. Uwitwa Gasasira. Kankwanzi. Gasasira wandi ufite sura nk'iya. Kankwanzi uramuzi? Umwe ufite sura nk'iya. Ufite sura y'abasaza. Urumva donc ni ya groupe mwakurikira noneho tugiye kongera twarongeye turihuza kabisa no mugabo wa Habyarimana Charles Raduza. Ufite umuterankunga ariko ni ubyikorera gahunda ni mwabyisha bose mufite umuterankunga. Uriya mugabo arakomeye ariko nyine mufite umuterankunga ariko uriya mugabo arakomeye kandi afite determination afite intego. Ariko akamabwe nimugira amarwa abantu mukagera muzabwira abapasava muti papa sava nta kintu watumariye kuko nta yabamariye uriya we kamika mu n'umutima we nta kintu yabamariye kandi ntago yigeze aba muri timu yabo. Oya twese nta ntabwo mwakorana n'abanzovu n'amanuza. Ntabwo njye nigeze nkorana nabo. Ntago yigeze akorana nabo. Ntabwo nakoranye nawe mbaho. N'abanzovu n'abanuza. Abandi bakoranye baya joininze iyo asanga abandi bari kuvamo. Yego. Twari turimo gusohokamo ariko noneho twongeye dusubiramo. Ahubwo ashobora kuba joininga nanone. Tujoininga nashaka azabikora cyangwa byihorera. Oya ntago byakunda nimukora ibyanyu. Twe dufite groupe yuzuye kandi ikomeye. Ifite amafura. Nukuvuga ngo banyarwandakazi nawe ba diaspora. Yego. Turabamenyesha ko turi kubategurira filme nziza nkuko yarambajije. Senye mwazakizemo ko nanjye yambere. Igihe nikigera uzagira. Ndi kubona urimo witwara nka gutya. Uri mu filme nziza pe. Bone ye filme abanyamakuru byamugira ikibazo. Nk'ubu uko mivuze gutya. Nkazi iki kiganiro nkazakireba nkasanga warabikasemo. Ntabwo nabikasa. Wazambona ni ukuri kwimana. Amarere ni ko muri abantu b'abastare muri abantu b'abagabo muri abantu b'abastaramu mukurikire Izamarere TV mukore share subscribe comment na reka dusoze ikiganiro tubabwira ngo God bless. Yes, God bless you. Turabakunda cyane. Ingabo z'igihugu zabo u Rwanda rwose cyane abapolisi abasirikare urumva iterambere wambara urugamba niyubaho ndamushoje cyane barankunda abangara abayobozi bakuru b'igihugu udukorera umunsi wowe turakwemera wakintu tugumane umunsi ku munsi comment like and subscribe mudukande kukazogera kugira ngo tujye turushaho kubana mu nkuru n'ibiganiro dukora umunsi ku munsi.